Iyi niyo modoka ya mbere y'igikoko itinyitse mu isi kurusha izindi. Umwihariko wayo ni uburyo iyi modoka ifatwa nk'imwe mu zitinyitse mu isi, nyamara nanone igafatwa nk'imodoka yakiryo, dore ko ikunzwe n'abanyabirori cyane. Mu by'ukuri ni imodoka yafatwa nk'idahenze cyane ku bagwije ayabo, dore ko igura hagati y'ibihumbi 150 ndetse na 200 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iya Beneri ni hagati ya miliyoni 195 ndetse na 260 z'amafaranga y'u Rwanda. Nemvuga iyi modoka gutya ntiwumve ko ari imodoka ibonetse yose, kuko iyi modoka ubwayo mu gaciro kayo haba hagomba kuvaho miliyoni 2,840 by'amapine gusa, kubera ko ipine ry'iyi modoka ryonyine rigura amafaranga 611 by'amanyarwanda. Tekereza aya mafaranga yose ku ipine rimwe gusa ry'iyi modoka. Muri iyi minsi mu bitangazamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Burayi hose ndetse no ku mbuga nkoranyambaga ubwazo baba bavuga imodoka y'igikoko yatangaje benshi ndetse itagira ukuyisa, kuko n'ubundi irisa nta yindi bisa. Tesla Cybertruck. Tesla Cybertruck. Trucks have been the same for a very long time. Ubundi amakamyoneti yahoze ameze kimwe by'igihe kinini cyane. Ni nk'imyaka 100 imodoka zimeze kimwe. None twebwe dushaka kugerageza ikintu gifite itandukaniro. None reka mbereke Cybertruck. So I present to you the Cybertruck. Iki gihe hari mu Ugushyingo ku 2019, ubwo umuherwe Elon Musk yari ari kwerekana ku mugaragaro ikimodoka kinini cy'igikoko gishyashya cyagombaga gusohoka mu myaka mike iri imbere binyuze mu ruganda rwa Tesla abereye umuyobozi. Igihe Elon Musk yari ari kuvuga aya magambo ngo hashize imyaka irenga 100 imodoka zose zisa, ariko we na kompanyi ya Tesla ngo bakaba bashaka kugerageza imodoka nshyashya ifite umwihariko. Wakumva avuga aya magambo ahari avuga ko yari ukwishongora, ariko byari bifite aho bihuriye n'ukuri, kubera yuko amakamyoneti cyangwa se pickup truck zisanzwe ziriho ndetse zikaba zikunzwe kurusha izindi mu isi. Ubwo akaba harimo nka Toyota Hilux, Vigo, GMC Sierra, Chevrolet Colorado, Ford Ranger, Ford Maverick, Nissan Frontier, Hyundai Santa Cruz. Imodoka zose zifite byinshi zihuriyeho, ndetse ahubwo wazibona yabona zisa. Ahari akaba yanagira ngo zakozwe n'uruganda rumwe, dore ko hari n'abazita Toyota. Ubwo rero nibwo yavuze ati ngiye kubazana imodoka yitwa Cybertruck nziza urebeye inyuma, ndetse itinyitse ibikwamo imizigo ku gice cy'inyuma, ariko itandukanye n'izindi zahozeho kandi ifite igishushanyo cyihariye. Ibaze ko ubwo Elon Musk yari akimara gutangaza agashyira ahagaragara iyi modoka y'igikoko yari agiye gusohora, abagera kuri miliyoni 2 bose bahise biyemeza gutanga komande izo modoka zitaratangira no gusohoka. Mavin ninjye, ese iyi modoka yakunzwe gutya itaratangira no gukwirakwira mu isi hose, ikaba imodoka ikora imirimo yose icyarimwe, kubera ko ikunzwe cyane mu kuba yajyanwa mu birori. Ikaba n'imodoka ikomeye cyane kubera yuko ishobora kugenda mu mihanda idakangwa n'umuhanda uwo ari wo wose utitaye kuko uteye, ahari imyuzure, amabuye, imisozi ihanamenye, mu mashyamba ndetse n'ahandi henshi. Iyi modoka igitekerezo cyayo cyaje gute? Inkomoko yayo ya nyayo ni iyi. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, ibuka gukanda subscribe ndetse ukande no kunzogera, maze byose byiza bibera hano bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Murakaza neza kuri Mavin Daily Official. Byose bitangira mu mwaka wa 2012 ubwo Elon Musk wari utaraba umuherwe wa mbere mu isi ndetse nk'icyamamare nk'uko biri ubu. Icyo gihe yashyize ahagaragara igitekerezo cyari kimuri mu mutwe cy'uko agiye gusohora imodoka nshya kandi nziza itandukanye n'izindi zose zabayeho. Uwo mushinga wamaze kugaragaza akerekana uburyo kizaba ari imodoka ikomeye ifite umubiri amasasa yari yose atabasha gutobora, ikaba izafite n'ikoranabuhanga rihambaye ry'umutekano usesuye ngo umuntu uzajya uba yitwaye. Avuga akantu ku kandi arondora ku buryo iyo modoka izaba imeze, abantu babibonaga nk'inzozi bakavuga yuko ahubwo ari filime. Gusa mu mwaka wa 2019 Elon Musk binyuze mu ruganda rwitwa Tesla yashyize ahagaragara imodoka yitwa Tesla Y, maze mu kuyimurika ahita anavuga yuko bidasubirwaho imodoka ya Tesla Cybertruck igomba gusohoka mu myaka mike iri imbere. Uruganda rwa Tesla ni uruganda rukora imodoka zikoreshwa n'amashanyarazi nk'uko bimeze kuri iki kimodoka cya Cybertruck. Ikigo cya Tesla gifite izindi modoka zitandukanye cyakoze, zirimo nka Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Model 3 ndetse na Tesla Semi n'izindi modoka, ariko nta nimwe yakunzwe ku rwego nk'urwo Tesla Cybertruck iri gukundwaho. Biterwa n'uburyo ugeranyije n'izi modoka zakozwe na Tesla ndetse n'izindi modoka ahubwo zo mu isi hose, ari imodoka yihariye ndetse ikaba ari imodoka y'umutamenwa, ahubwo banavuga yuko ari imodoka idafite kinini itandukaniyeho n'imodoka zigendamo abategetsi. Icyo gihe rero mu Ugushyingo 2019
Musk yahise yerekana ishusho y'imodoka nshya y'inzozi kuri benshi, kuko muri ibyo birori iyo modoka niho yayerekaniye, maze bayikubita inyundo, bayihondagura udupira dukomeye cyane tw'ibyuma. Abantu koko babona ni imodoka ikomeye cyane. Icyo gihe ni nabwo yahise ashyira ahagaragara ikoranabuhanga ryose iyo modoka igomba kuzaba ikoranye, kubera ko imodoka ya mbere n'ubundi yari amaze kuyibereka. Abantu babonye ukuntu ari imodoka nziza urebeye inyuma, ikaba ni imodoka ikomeye cyane, bahise bayikunda. Manayikunda by'akarusha, dore ko n'izindi modoka zitwa nziza zinahenze, ahubwo izirusha gukomera, ikanazirusha kuba yagenda mu mihanda mibi nyamara ntigira ikiba. Kuri uwo munsi nibwo abantu bahise batangira gutanga komande ku kigo cya Tesla kugira ngo bazabakorere imodoka imeze nk'iyo ngiyo y'igikoko ya Tesla Cybertruck. Mu ntangiriro z'ibihumbi 2024 nibwo hatangiye gusohoka imodoka za mbere zo muri ubwoko bwa Tesla Cybertruck kugira ngo zigere kuri ba nyirazo. Ubu tuvugana ababarirwa mu bihumbi batangiye kuvimvira imodoka zabo za Tesla Cybertruck, ariko n'ababarizwa muri Amerika y'Amajyaruguru gusa, kuko ntagira atangira gukwirakwizwa mu isi hose ngo n'abandi bayiboneho. Iyi Tesla Cybertruck, iki kigo cyayikoze kivuga yuko uyiguze wese agomba kuyimarana umwaka byibura mbere yuko yanayigurisha. Ibi bifite aho bihuriye cyane n'uruganda rwa Ferrari, kuko narwo buriya ngo nta modoka watunga yayo uyigurisha hatarashira umwaka. Iyo ubikoze nta yindi modoka ya Ferrari uba wemerewe kuzatunga. Mu miterere ya Cybertruck ni imodoka ifite metero 5 na santimetero 68. Ubugari bwayo ni metero 2 na santimetero 3, ndetse n'ubuhagarike bwayo bukaba metero 1 na santimetero 79. Ibyo bijyana nuko iki kimodoka gifite uburemere bwa tone 3 n'igice, ikaba iremereye gutya ariko ikanagenda ku mapine 4 aremereye kandi akomeye cyane, aho buri pine rimwe ry'imodoka ripima ibiro 35. Hamwe n'ubufasha bw'aya mapine ndetse n'uburemere bw'imodoka bifasha kubitakwibirindura mu buryo bworoshye cyane. Ubwo birumvikana mu gihe iri kugenda mu muhanda ibifashe hasi kandi hamwe. Nkuko twari twabigarutseho, Cybertruck ni kamyoneti pick-up truck, ariko ifite uburyo bwihariye mu bubiko bwayo bw'inyuma haba hifunga hanifungura bitewe na buto umuntu yitwaye aba ari gukanda. Ubwo ngubwo ikaba ifite n'umwihariko wo kuba mu gice cyayo cy'imbere naho hari ubundi bubiko butoya bujyamo ibintu. Ibyo bidahagije, Cybertruck ni imodoka igenda ku muvuduko uhambaye nk'uwa za modoka zihenze zizwi nka sport cars, kuko iyi modoka ya Tesla Cybertruck igenda ku muvuduko w'ibirometero 250 mu isaha. Ariko bikaba bitandukanye nuko uwitwa Elon Musk ubwo yayimurikaga mu mwaka wa 2012 yavuze yuko izaba ari imodoka igenda ku muvuduko wa kilometero 340 mu isaha. Ariko nanone n'ubundi uyu muvuduko igenda usi muto habe na gato, kubera yuko n'ubundi igenda nk'izi modoka zitwa ko zihuta cyane. Kugira ngo byumve neza, mu gihugu cyacu cy'u Rwanda imodoka igenda ku muvuduko wo hejuru iba yemerewe kugenda ku muvuduko wa kilometero 80 mu isaha, kandi icyo gihe biva hasi ntabwo iba ihagaze hamwe. Ubwo nawe ibaze inshuro 3 z'umuvuduko wo mu Rwanda iyi modoka ibasha kuzigenda. Byongeraho no kuba ifite ubushobozi bwo kuba mu gihe ihagurutse hamwe aho yari ihagaze mu masegonda agera kuri 4 yonyine iba igeze ku muvuduko wa kilometero 60 mu isaha. Ibyo ngibyo nta modoka isanzwe yabishobora. Ukimara kwinjira muri iyi modoka ya Tesla Cybertruck usanganirwa na vola y'igitangaza. Iyi ngiyi bayoboresha imodoka steering wheel. Izi zindi modoka zisanzwe ziba zikoze mu ishusho y'uruziga, ariko kuri iyi modoka ya Cybertruck aho siko bimeze, kubera yuko iyayo ikoze mu ishusho y'urukiramende rectangle. Imbere rero mu modoka ya Cybertruck haba harimo screen ntoya ikwereka buri kimwe cyose kiri kubera hafi y'imodoka, impande n'impande, hejuru, hasi, hirya, hino, imbere n'inyuma. Ibyo byose nyine bikaba kubw'umutekano iyi modoka igomba kuba ifite. Ubwo ibyo ngibyo bijyana n'uburyo igikoresho cyayo kizwi nka rear mirror, ariyo retroviseur, ifite uburyo bumeze nka kamera nayo ireba inyuma bidasabye gukora iyo bwabaga. Birumvikana nubwo ku zindi modoka iyi rear mirror iba imeze nk'indorerwamo isanzwe, ariko kuri modoka ya Cybertruck siko bimeze. Iyi modoka ya Cybertruck ifite uburyo bwa GPS bw'ikoranabuhanga ku buryo uyitwaye yandikamo ahantu agiye kujya, maze imodoka ikayitwara bidasabye yuko nawe ayitwara. Kugira ngo unyumve neza, iyi modoka uyitwara akandagira umuriro na feri, maze vola yayo ikajya yijyana ayishaka kugira ngo nyine mujyana hayisabye. Si ibyo gusa, iki kimodoka gifite irindi koranabuhanga rihambaye rikibuza gukora impanuka za hato na hato. Ubundi ubusanzwe impanuka ziterwa n'uburangare bw'utwaye imodoka, umuvuduko mwinshi cyangwa n'ibindi, ariko kuri iyi modoka ya Cybertruck ibyo byombi bibayeho hakabaho uburangare cyangwa umuvuduko mwinshi. Mu gihe igiye kugonga iratabaza igakoresha uburyo bwa alarm,
Ibyo n'ubundi bimeze kimwe nuko iyi modoka yabigiye gukora impanuka iyo ari yo yose irimo nko kuba yarenga umuhanda. Icyo gihe yivuza za alarm bikaba mu buryo bwo kumenyesha uyitwaye cyangwa se uyirimo kugira ngo yirinde, maze iyo mpanuka wenda inabaye itaba yamugiraho ingaruka. Ubwo icyo gihe uyitwaye ahita ashaka icyo yabikoraho. Yaba udashoboye kugira icyo abikoraho we ubwe akiyambarira umukandara agafunga agakomeza, byibura kugira ngo impanuka nimara kuba abe yarokoka mu gihe nyine atabashije kugira byibura icyo yabikoraho. Ubwo ibyo byose binaniranye, ikoranabuhanga ry'iyi modoka rihita rikora ubugenge bwaryo. Icyo gihe iyo abayirimo bambaye umukandara, ikoranabuhanga rihambaye ry'imodoka naryo wenda ryabuze icyo ribikoraho kuri iyo mpanuka yaba igiye kuba. We wambaye umukandara hahita haza ikimeze nk'umutaka kikagutwikira neza, maze impanuka uko yaba imeze kose niyo yaba ari yo kugwa mu manga umuntu akaba yayirokoka. Ubwo icyo gihe uwo muntu cyangwa abantu bayirimo basohokamo amahoro, mu gihe nyine bari bambaye umukandara. Iyo bitabaye ibyo, ubwo nawe icyabura cyumva. Gusa ibyo byose nkubwiye biba bifite amahirwe make cyane, kubera yuko iyi modoka ikoranabuhanga ryayo rihambaye ribasha kuyirinda mu cyabi icyo ari cyo cyose. Umubiri w'inyuma y'iyi modoka ya Cybertruck uzwi nka exoskeleton ikozwe mu byuma bikomeye cyane birimo ikinyabutabire kizwi nka aluminium ndetse n'ibindi bitandukanye. Bikaba ari ibyuma byakorewe mu gihugu cy'Ubushinwa mu ruganda rwa Stainless Steel China. Birumvikana ko bw'ibi byuma biba byambawe n'iyi modoka kandi bifite umubyimba munini cyane, isasu rikoraho rigataruka. Kubona umuvuduko w'isasu uhambaye cyane, icyo rikora ni ugusigaho igishushanyo cyaho ryakubise. No gukubita inyundo niko bigenda. Iyo umuntu akubiseho inyundo ikora ikagwa, kabone nubwo yaba ari imwe ya kinubi kubita amabuye akamenagurika. Iyi modoka ya Cybertruck igeze ahabaye umwuzura aho ariho hose, nubwo izindi modoka ziba ziri kuhareba zigasubira inyuma, irakomeza ikagenda ikananyuramo neza nk'ari ku muhanda usanzwe. Gusa iyo ari amazi iyi modoka ishobora kuba yajyamo ikarengerwa, ikoranabuhanga ryayo ribwira yuko bidashoboka kuhanyura. Ariko mu gihe atari amazi yarengera iyi modoka, iba ifite ubushobozi bwo kuba yanyuramo kandi neza. Kuremere bwa toni 3.5 n'amapine yayo yapima ibiro birenga 140. Nanone ku bufatanye n'ikoranabuhanga ryayo rihambaye, iyi modoka ya Cybertruck igeze mu misozi miremire ihanamye, kabone nubwo ari umusozi waba ureba hejuru, iyi modoka ibifashe ku butaka. Niyo mpamvu igeze aho ngaho ihazamuka cyangwa ikahaterera mu buryo bworoshye cyane. Icyo gihe ikimara kugera aho ngaho, ikoranabuhanga ryayo rihita riyiha imbaraga n'ububasha bwo kwitsindagira ku butaka, ku buryo nta ngingimira na nke yuko hari icyaba ngo iyi modoka ibe yabirinduka cyangwa isubira inyuma. Ibyo byose rero ni nako bigenda mu gihe imodoka igeze ahantu habi cyane hari amabuye menshi. Naho ikihagera ihita iguma hasi ikahagundira, maze ikahagenda nk'aho nta cyabaye. Iyi modoka ntikangwa na gato na kirimi iyo ari yo yose, kabone nubwo yaba ari ubushyuhe cyangwa ubukonje. Igihe hari ubushyuhe bukabije wenda nko mu butayu, abayirimo ntibaba bagomba kumenya yuko ubwo bushyuhe bwanahageze, kuko ikoranabuhanga ry'iyi modoka rihita ryikuramo akayaga n'agakonje gake gake kugira ngo abari muri iyi modoka ntibamenye yuko hanashyushye. Uko iyi modoka ikora ibi ngibi n'ubundi mu kurwanya ubwo bushyuhe, ni nako ibigenza mu gihe iri ahantu hari ubukonje bwinshi, kuko icyo gihe iyi modoka yahita izana kandi gashyuhe gake gake, maze abari muri iyi modoka mu gihe hanze mu kirere hari ubukonje bwinshi bo bagashyuha. Ubwo ni nko kota umuriro. Birumvikana icyo gihe nta mbeho na nkeya bagira. Ubusanzwe Tesla Cybertruck ifite imyanya 5 yicarwamo n'abantu, ikagira ububiko bw'imizigo inyuma n'imbere, bitandukanye n'izindi modoka zizwi nka pickup trucks, kubera yuko zo ziba zifite ububiko inyuma honyine. Kubera iyi modoka y'igikoko ya Tesla Cybertruck yatangiye gukundwa n'abantu itaranamamara mu isi hose, bivugwa yuko mu minsi iri imbere Tesla izatangira gukora ikindi kimodoka ahubwo cya gisirikare cyanajyanwa ku rugamba. Ubwo birumvikana izo modoka zigomba kutazaba zikangwa n'ubunyereri, amabuye, imisozi ihanamye ndetse n'ahandi hakomeye cyane, nkuko n'ubundi iyi modoka ibikora neza cyane kandi ari y'abasivili. Nta gushidikanya iyo modoka izaba itinyitse kurushaho noneho, kandi ifite n'ikoranabuhanga rihambaye. Aha ni kuri Mavin Daily Official. Niba wakunze ibikuye muri iyi video bikagukana like, ubundi utange n'ibitekerezo byawe muri comment. Ku bindi byiza byinshi dukomeza kugutegurira, kanda kuri izo video ziri muri screen yawe.